Erik Erikson uyu ni umugabo wavutse mu 1902 apfa mu 1994. Uyu mugabo kandi azwiho icyo bita psychosocial stages of development. Ibi ngibi bisobanuye ko yavuze ku bijyanye n'imikurire ndetse n'imibereho y'ikiremwa muntu. Reka turebe Erik Erikson. Uyu nguyu ni umwe mu psycho social theories cyangwa se muri bamwe nk'uko tuzi ko father wa psychology ari Sigmund Freud. Uyu Sigmund Freud tumufata nka father of psychology. Uyu mugabo rero yavuze ko ikiremwa muntu buriya kibaho mu buzima butandukanye, aho hari stage zikurikiranye cyangwa se ziri ku rutonde nk'uko yagiye azivugaho. Izo stage ni 8. Yarazivuze rwose cyane ko buri stage igiye igizwe n'igikorwa umuntu akora. Hari icyo bita trust versus mistrust. Ahangaha ni ukwizera kurimo ukutizera. Ibi ngibi kandi uyu mugabo avuga ko bihera ku kuvuka kugeza ku mwaka umwe. Uyu mugabo yavuze ko ibi bigaragara mu mwaka wa mbere w'ivuka ry'umwana w'uruhinja, cyagihe rwose aba yitabwaho n'ababyeyi be, bamuhakeya, bamworosa ndetse bamurinda imbeho. Reka turebe rero uko uyu mugabo witwa Erik Erikson yabivuze. Stage ya mbere nabwiye ko ari stage 7 tugiye kuvugaho. Stage ya mbere iyi ngiyi bayita autonomy versus shame and doubt. Ahangaha ni ukubaho umuntu yigenga ndetse afite ikimwaro. Ibi ngibi bigaragara ko buriya iyo umwana mutoya atitaweho cyangwa se ngo yitabweho n'ababyeyi be, usanga akorana isoni n'ikimwaro ndetse bikamugiraho ingaruka mu gihe yakuze, hahandi usanga umuntu adashobora kujya mu bantu ngo avuge ijambo mu ruhame rw'abantu benshi cyane. Ibi rero usanga ahanini bigaragara ku mwana mutoya ufite umwaka umwe kugeza ku myaka 3. Ibi rero iyo umwana atitaweho ngo ahabwe keya n'ababyeyi be, usanga bimugiraho ingaruka no mu mikurire ye, hahandi akora n'isoni n'ikimwaro no gushidikanya muri we. Buriyo tuvuze doubt ni ugushidikanya, hanyuma shame ni isoni. Ibi rero ni ibintu dukwiye kwitaho nk'ababyeyi mu gihe umwana afite umwaka umwe kugeza kuri 3, hahandi agomba kwitabwaho n'ababyeyi be bombi, yaba papa we cyangwa se mama we. Rero stage ya kabiri nk'uko Erik Erikson yayivuze, iyi ngiyi bayita initiative versus guilt. Iyo tuvuze initiative ni cya gihe umwana aba agomba kugira uruhare mu bikorwa bye ndetse akaba hari ibikorwa agomba kwikorera we ubwe ku giti cye. Ibi kandi bigaragara kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 6. Ibi ni ibintu dukwiye gukurikirana bakunze basoma Rwanda TV kugira ngo tumenye ese mu by'ukuri ibi bintu tubyubahiriza ku bana bacu. Ibi rero bitangira ku myaka 3 kugeza ku myaka 5, cyane ko iherezo rya byose ari ku myaka 6. Umwana mutoya agomba kugira ikintu bita uburambe mu mibereho ye ya buri munsi ndetse akihuza n'isi y'ibigaragaza, akaba yakwihuza n'ikiremwa muntu, hahandi agomba gukina n'abana bagenzi be ntumubuze ngo umukingiranye. Ibi kandi usanga mu by'ukuri bibagiraho ingaruka. Iyo umwana akiri mutoya aba agomba kwihuza n'abana bagenzi be bagakina rwose, hahandi umwana akura ashabutse ndetse afite morale mu mibereho ye ya buri munsi ndetse n'imyitwarire ye. Iyi stage cyangwa se uru rwego usanga abana hanini bagomba kurwitabira, kubera ko iyo umwana yakuze yitabwaho n'ababyeyi be bombi, mama papa, usanga umubiri we ukura neza rwose, ugasanga atekereza neza cyane ko bitarangira aho ngaho no mu ishuri usanga atsinda neza. Ibi kandi bimurinda ikintu twakwita kugira icyo bita umujinya. Ngira ngo hari abana usanga bakura nabi ku rwego rwaho umwana usanga arakazwa n'ubusa ku buryo atatinya kuba yanakwiyahura. Rero ntatinze reka njye kuri stage ya 3, yibayita industry versus inferiority. Ngira ngo ku myaka 6 kugeza ku myaka 12, ahangaha usanga abana benshi cyane batangira kujya mu marerero cyangwa se mu mashuri.
Ku myaka itandatu ni imyaka cyangwa se ni umwaka umwana aba agomba kwitegura kujya ku ishuri, cyane ko ku myaka itandatu kugeza kuri 12 aba yitegura ndetse no kuba yajya mu bugimbi. Ubugimbi tubyita adolescence. Ni ya myaka usanga abana benshi cyane batangira kwihuza na bagenzi babo, batangira gukina imikino itandukanye cyane cyane ku mashuri. Ibi rero nta kindi bibafasha kumastaringa cyangwa se kumenya neza ubumenyi butandukanye, cyane cyane ubumenyi busaba gukoresha ubwonko bwabo. Ibi kandi usanga ahanini abana badakunda gufata igihe kinini cyane ngo bige, cyane ko baba bari kuva mu cyo bita childhood cyangwa se mu irerero nk'uko tubireba nk'uko twabirebye mu kiganiro nabakoreye ubwashize. Ikindi ugomba kumenya kandi, ibi ngibi bituma abana benshi cyane batangira kuba babyaza umusaruro ubumenyi bafite, kabone n'iyo ubwo bumenyi bwaba ari bukeya, ariko iyo umwana yabashije kuba yakwihuza n'abana bagenzi be afite imyaka 12, ibi ngibi biramufasha cyane, hahandi atangira kuba yakompeta ku buryo adatinya kujya mu marushanwa runaka. Ashobora kuba ari amarushanwa yo gusoma ikinyarwanda cyangwa se icyongereza, amarushanwa yo gukina umupira, ndetse ayo kubyina, kuririmba ndetse n'ibindi. Ibi rero ni ibintu tugomba kwitaho kuri iyi myaka 6 kugeza kuri 12. Reka turebe kuva ku myaka 12 kugeza ku myaka 21. Ese mu by'ukuri uyu mwana ntaba akiri mutoya? Ese ni ibiki agomba kwitaho? Ibi ngibi tubyita identity versus identity confusion. Kuva ku myaka 19, 21, bivuze ngo tuve ku myaka 12, 19, 21. Aha ngaha ni cya gihe umwana aba ageze mu gihe cy'ubugimbi cyangwa se icyo twakwita adolescence. Ibi kandi bimufasha kumenya aho ubuzima bwe bwerekeza. Buriya birababaje kugira imyaka 20, 21 utaramenya icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ni hahandi bavuga ngo uriya mwana rwose yapfuye ahagaze kubera ko nta burere bwiza yahawe n'ababyeyi. Gusa ntabwo twavuga ko ababyeyi bose badatanga uburere, ahubwo hari nubwo ababyeyi batanga uburere maze abana babo bakabananira, bakisanga bari mu ngeso mbi z'ubusambanyi, ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi, kubera ko baba bageze mu gihe cyo gukundwa cyangwa se kuba bagira ubushuti na bagenzi babo. Aha ni hahandi mu by'ukuri usanga abana batangira gufata inzira y'ubuzima bwabo bakayangiza, aho kugira ikibaranga runaka. Kimwe mu biranga umwana rero ni ishuri. Buriya umwana yakabaye kuba agira imyaka 20, 21 azi icyerekezo cy'ubuzima bwe, azi ngo nzaba muganga, nzaba umusirikare, nzaba umupolisi, nzaba uyu n'uyu, cyangwa se nzaba umucuruzi, bitewe n'uko imyaka 21 buriya ni ikigero cyiza umwana aba yatangiye kumenya icyerekezo cy'ubuzima bwe, cyane ko agomba kumenya ejo hazaza he, akirinda gukora ibimubuhungabanya cyangwa se ngo mwicire ejo hazaza, bitewe n'uko yagiye yijandika mu ngeso mbi zimwe na zimwe, cyane cyane ingeso z'ubusambanyi. Reka turebe ku myaka 21, 34. Aha ngaha rwose niba ufite imyaka ukwiye gukurikirana iki kiganiro kugeza igihe kiraza kurangira, kubera ko ni ikiganiro uraza kumenyeramo byinshi, umenye ese mu by'ukuri imyaka yanjye ijyanye n'uko ngomba kubaho mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ku myaka 21, 34, iki ni igihe cyiza cyane cyo gushaka iterambere rwose. Rero ni igihe umuntu agomba kumenya ko ageze mu gihe cyiza cyane. Imyaka 20, 30 ni igihe cyo gukura mu mitekerereze, mu iterambere ndetse no kwita ku buzima bwawe. Hahandi ugomba kumenya ko ari igihe cyiza cyo gukora siporo ndetse ukirinda ibigare by'abantu bagushora mu ngeso mbi, kubera ko imyaka 21, 34 ni igihe cyiza cyo gusoza amashuri, igihe cyiza cyo gukiramwo, igihe cyiza cyo kumva ko intege nkeya wagize uri mu bugimbi cyangwa se uri mu bwaduresa, izo ntege nkeya ugomba kuzibyazamwo intege cyangwa se imbaraga zikomeye cyane, mu rwego rwo kugira ngo utazakomeza gutsindwa ubuzima bwawe bwose. Rero ni igihe cyo kuba wagira icyo bita romantic cyangwa se ubushuti. Iyo mvuze romantic ku myaka 21 usanga ari igihe cyiza cyo kubaka urugo kugeza kuri 34.
nubwo hari abagabo benshi cyane bagira imyaka 40 bataratekereza uwo bazashakana nabo bitewe n'iterambere cyangwa se ubuzima bwo hanze aha ngaha, ngira ngo murabizi neza ko bukomeje kugorana. Rero ni igihe cyiza cyo kuba washakamo umugabo, ni igihe cyiza cyo gushakamwo umugore. Gusa biba byiza iyo ushatse umugabo warashoje amashuri yawe, ni igihe cyiza cyo gushaka umugore warashoje kaminuza ku mugabo. Buriya umugabo ushaka umugore atarasoza kaminuza aba yishe ubuzima bwe, kubera ko ubuzima bwawe rwose hari igihe bugenda bukangizwa n'uwo mugore ushatse. Kandi nawe mukobwa, buriya ushatse umugabo utarasoza segonderi hari igihe uwo mugabo agenda akangiza ubuzima bwawe, akaba yakubyaza abana, akaba akujugunyira, ukabaho nabi, ugasanga rwose ushaje nta cyerekezo cy'ubuzima bwawe. Hahandi umuntu muhuye ukuze cyangwa se wakuze akwicira ubuzima bwawe, ugasanga ubayeho utishimye, utanezerewe. Rero imyaka 20-30 ni imyaka myiza, ni igihe cyiza cyo kubaho. Hahandi ugomba kwirinda kubaho wenyine, hahandi ugomba kwirinda ikintu bita isolated. Iyo mvuze isolated ni ukwitandukanya n'abandi bantu, hahandi usanga hari abantu babayeho bahangayitse, bameze nk'abari mu mwijima, bari aloneliness. Iyo mvuze aloneliness ni ba bantu babayeho bameze nk'abari mu gicu kijimye, igicu cy'umukara, igicu rwose kitagaragara. Rero dukwiye kumenya ko buri iyi myaka 21, imyaka 34 ni igihe cyiza rwose, igihe cyo gushakamwo, igihe cyo gusoza amashuri, igihe cyo kwiyubaka. Niba ufite imyaka 21 nta kibanza uragura, menya ko rwose igihe cyagusize. Niba ufite 34 nta kibanza uragura, menya ko ubuzima bwawe bwose wobayeho utariho. Rero icyo wamenya, impamvu nkoze iki kiganiro ni mu rwego rwo kugira ngo witekerezeho, ushake ikintu wakora cyaguteza imbere, kubera ko ubuzima bwawe rwose menya ko busigaje igihe gitoya. Hari ikintu bita generativity and stagnation. Kuva ku myaka 34 ndetse imyaka 64, iyi ni imyaka ikomeye cyane. Tekereza ufite imyaka 64, ntabwo uramenya icyerekezo cy'ubuzima bw'abana bawe. Abana bawe hari abakijagaraye, hari ababayeho mu buzima bubi, kandi iyo myaka warayujuje. Bivuze ngo wowe ushobora kuba waribereyeho ariko ntubereho abana bawe. Iyi myaka 64, nuvuga ngo iyo tuvuze generativity ni cya gihe cyo nuvuga ngo ubuvuye mu cyiciro icyo bita twabyita ni ibi ngibi tubyita, urabona urubyiruko buriya kuva ku myaka 21 kugeza ku myaka 34 ni cya gihe uvuye mu rubyiruko ugiye kubaho ubereyeho abo wabyaye. Rero niba warabyaye ukagira imyaka ukaba ufite imyaka 34, 64, ugomba kumenya ibi bintu ngiye kuvuga, kubera ko ni ingenzi ku buzima bwawe rwose. Hari ikintu bita middle adulthood years, ni ikigero cyo hagati mu mibereho y'ikiremwa muntu. Bivuga ngo imyaka 34, 64, ahangaha uba ugomba kumenya ko wavuye mu kigero cyo mikino, nta mwanya wo gukina rwose ugifite. Bivuze ngo wavuye muri generation y'urubyiruko winjiye muri generation y'abantu bakuru. Rero ni cya gihe ugomba kumenya ko uba ufite inshingano nk'umubyeyi. Nuvuga ngo inshingano ufite nk'umubyeyi kuri iyi myaka 34, 64 ni cya gihe abana bawe bose uba warabigishije, bafite amadiplome, babayeho neza mu buzima bwiza, kubera ko uba witegura ko nabo bashobora kuzakorera. Bajya bavuga ngo ndinda iba kabiri, hari ndinda mwana na ndinda mubyeyi. Rero umugabo ni wowe ubwirwa, kubera ko abagabo nta kindi kintu mushinzwe ni ukuba abarinzi b'abana banyu ndetse n'abo bazabakomokaho mu gihe kizaza. Rero iyi ni stage ugomba kumenya ko ugomba bivuga ngo hari ibyo waranyuzemo byagiye bigukomeretsa. Ibyo byose rero iyo ugejeje imyaka 34, 35 ni igihe cyiza cyo kumenya ko ukuze, abana bawe bagomba kubaho babayeho neza. Ntabwo ugomba kubyara ngo ujugunyire isi ngo isi bice, ugomba kubaho ubereyeho urubyaro rwawe rwose. Reka twinjire hejuru y'imyaka 64 kugeza ku myaka 90. Ngira ngo muri iyi minsi biragoye kubona umuntu ufite imyaka 90, kubera ko hari ibiryo byaje turi kurya nabi, ntabwo tukirya by'umwimerere. Abantu turi kurya nabi rwose, aho usanga umuntu wariye ibiryo bitarimo amavuta aba ahangayikishijwe nuko yariye ibiryo bitarimo amavuta.
rero niba ushaka kuramba tangira wite ku buzima bwawe, ntabwo uzigera ugira imyaka 64, 65. Murabizi neza ko muri iyi minsi hari ibyorezo byaje, hari imivuduko, hari sida, hari indwara nyinshi cyane, umutima guhangayika bitewe n'agahinda kenshi cyane umuntu aba yaragiye acamo. Ibi biragenda rwose bikaba byakwicira ubwawe mu gihe utirinze ngo ube wakwita ku buzima bwawe. Ikindi, mukirinda ibiyobyabwenge, mukirinda rwose ibitabi n'ibimogi n'ibindi bintu bigenda bikangiza ibihaha, kubera ko ibi ngibi biragenda rwose bikakwangaza, birakwangaza pe birakwangaza rwose. Reka turebe rero ku myaka 64, ibi ngibi tubyita disapia. Bivuga ngo iyo ugejeje imyaka 64 kuzamura ni igihe cyo kuburizwamo. Ntabwo mvuze ngo nta gaciro ufite, oya, ahubwo abo wabyaye batangira kugukama, kubera ko bivuga ngo umubyeyi akamukira mu rubyaro rwe. Ntabwo kubabyara ukabagaburira ukabakuza bihagije, oya. Ko umukujije se utekereza ko azaba hate? Ese iterambere ry'ubuzima bwe rizaba irihe? Benshi usanga bishingikiriza ku Mana, ku masengesho, ngo nzasenga ngo abana banjye bazabaho gutya na gutya kubera amasengesho, aho ngaho bawakishe rwose. Buriya witegereje neza n'abapasiteri usanga hanini babereyeho urubyaro rwabo. Wowe rero uri umukristo, urimo uratanga na duke wari ufite uri kuduha pasiteri nta kindi kintu azagukorera uretse kugutura amasengesho akaguhumuriza, ariko nawe wibuke ko ubuzima bwe ntabwo bushimishije rwose. Gusenga ni byiza, ntabwo mbirwanyije, ariko imyaka 64 kuzamura birumvikana ko ni igihe utangiye kwitegura urupfu. Usanga abantu benshi cyane bapfa ku myaka 60 kuzamura. Rero niba ufite imyaka 64, 65, menya ko Imana yakurinze, ugomba kurinda n'urubyaro rwawe. Ibi bisobanuye iki? Erik Erikson yaravuze ngo imyaka 80, 70, 90, iyi ni imyaka yo gutegereza urupfu. Ugomba kumenya ko urupfu rukuziye, ugiye gupfa kubera ko igihe cyo kubaho kwawe cyararangiye. Rero banza urebe ko iyo tuvuze background ni imibereho yabo ugiye gusiga ku isi. Ese abo bantu ugiye gusiga ku isi ko wababyaye ukabashyira ku isi, ninde uzabarira? Ibi ngibi birareba abagabo, kubera ko kuva kera iyo tugiye muri Bibiliya dusanga abagabo baravukiye gutunara, bavukiye kuruhwa umuruho wakavuna. Umugabo utavunikiye urubyaro rwe akaruta akaruhunga, uri imbwa rwose. Ngiye nkututse hakiri kare, ni wowe mbwa igihugu gifite, uri imbwa. Umuntu w'umugabo ugata abana bawe, kandi wibuke ko iyi myaka tugezemo 64 uri kuyisatira. Nuyigeramo nta kintu urageraho, uzabaho nabi kandi uzabaho ubabaye, ntabwo abakuvutseho bazabaho bishimye. Ikindi ugomba kumenya, iyi myaka 64 ni imyaka yo kwakira ko igihe cy'iherezo ry'ubuzima bwawe cyegereje. Bivuze ngo igihe cyo gupfa kwawe kiregereje, ugiye gupfa, byarangiye. Rero reba ubuzima ugomba kubamo. Ese urebe, se naguze ubutaka buhagije? Ese mfite amazi ahagije? Urihagije mu bukungu? Nicyo waziye kwiserega, nta kindi. Iyo mibereho y'ubuzima bwawe ngo niba ubuzima bwawe bubayeho buri mu manegeka, menya ko ngo iyi myaka 60 niba uyigize imfura yawe utarayiha umugabane, reka tuvuge ko umugabane w'iyi minsi ari amashuri, yakabe kuba yarize yarashoje amashuri. Rero bagabo mutangire kwiga kurinda abana banyu, nimutabarinda isi izabarimbura, isi izabiyicira. Njyewe yari Steven Rwanda, uyu munsi nabagezagaho ikiganiro kijyanye n'imyaka kuva ku mwaka wa mbere kugeza ku myaka 90. Ni ubuhe buzima ukwiye kubamo mu by'ukuri? Ni ubuhe buzima wakabaye kuba warabayemo? Ubuzima bwiza ntabwo tubereyeho kuberaho ubuzima bubi. Tugomba kurinda ubuzima bwacu, tukamenya kwirinda indwara. Ibyorezo murabizi byaraje, reka twirinde ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge muri iyi minsi bimaze urubyiruko. Murabona neza ko urubyiruko ruri mu manegeka, ntabwo abana bagitekereza uko bazabaho, bari mu biyobyabwenge. Nshimira leta y'u Rwanda ikomeje kuba yarwanya ibiyoga by'inkorano, ibi ngibi biri kwica abantu. Ibi barimo bagenda bagashyiramo
by'ibituburano biri kwica. Ndashimira leta y'u Rwanda rwose, mwarakoze, mukomeze murinde abanyarwanda, kubera ko ubuyobozi bwiza dufite nta kindi bubereyeho, ni ukurinda umunyarwanda. Rero mureke dufatanye twubake umuryango nyarwanda, twubake sosiyete nyarwanda, sosiyete irimo uburezi, irimo iterambere, irimo tekinoloji. Rwose ndabashimira yari Steven Rwanda, Imana ibahe umugisha. Iki kiganiro nimugikurikirana ndaza kubagezaho ikindi, hasi aho ngaho muri comment byaba byiza wanditse uko ubyumvishe, niba hari ikintu bikunguyeho, niba hari icyo byahindura ku buzima bwawe, rwose ni byiza. Wakoze kuntega amatwi, yari Steven Rwanda, Imana iguhe umugisha.